Very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter. Murakoze cyane ndabashimiye cyane kandi ntacyo bintwaye kuba ngiye kuvuga iri jambo ntarimo gusomera mu cyuma cyabugenewe kubera ko icyo cyuma kitarimo gukora nubwo bimeze bityo ariko nishimiye kuba ndi imbere yanyu n'uburyo muvuga ibintu bibava ku mutima gusa icyo navuga umuntu urimo gukoresha iki cyuma ari mu byago bikomeye. Hello, Madam First Lady. Thank you very much for being here. Komera cyane madamu wanjye. Mwakoze cyane kuba muri hano, madamu perezida, bwana munyamabanga mukuru, madamu wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intumwa zitandukanye, ambasaderi, abayobozi b'isi batandukanye. Imyaka 6 irashize ubwo nahagararaga muri iki cyumba kinini nkageze ijambo kuba tuyisi yazamukaga mu bukungu iri mu mahoro muri manda yanjye ya mbere. Kuva icyo gihe imbunda z'intambara zibasiye amahoro naharaniye ku migabane ibiri. Igihe cy'umutuzo n'umutekano cyagiye nka nyomberi gisimburwa n'ibibazo turi mu iyi niyo myaka 4 y'intege nke kwica amategeko no guhindagura ibintu byakozwe n'ubutegetsi buheruka bworetse igihugu mu mage n'amakuba menshi. Umwaka umwe ushize igihugu cyacu cyari mu bibazo bikomeye, ariko uyu munsi mu mezi 8 ndi ku butegetsi nitwe igihugu kigaragara cyane ku isi ahariho hose, kandi nta kindi gihugu nta n'icyenda kutwegera. Amerika ifite umugisha wo kuba igihugu gifite ubukungu butajegajega, imipaka irinzwe neza, igisirikare gikomeye kurusha ibindi, ubushuti buhambaye ndetse n'umutima ukomeye kurusha ikindi gihugu cyari cyo cyose ku isi. Birumvikana rero iki nicyo gihe cyiza Amerika yagize. Mu buryo bwihuse turimo kugarura ku murongo ubukungu bwacu kubera ingorane bwahuye nazo, ndetse tukabiragwa n'ubutegetsi bwatubanjirije bwatumye ibiciro bizamuka n'ifaranga rigatakaza agaciro ku buryo butigeze bubaho mbere. Ku butegetsi bwanjye umuriro waragabanutse, ibiciro bya mazutu byaragabanutse, ibiciro by'ibiribwa ku masoko byaragabanutse, ibiciro by'amazu byaragabanutse, kandi twanahanganye no gutakaza agaciro k'idolari. Ikintu turi gukoraho ubu ni isoko ry'imari n'imigabane riri hejuru ubu ngubu inshuro 48 ugereranyije n'uko ryahoze. Turimo kuzamuka byihuse, inganda ubu zirakora riravuga, n'isoko ry'imari n'imigabane nk'uko nabivuze ririmo gukora neza kurusha uko byahoze, kandi mwese abari muri iki cyumba mubyungukiramo. Ariko icy'ingenzi cyane, imishahara y'abakozi irimo kuzamuka cyane kurusha uko byigeze bibaho mu myaka 60 ishize n'uko bihagaze. Mu myaka 4 ya Perezida Biden yashoye imari itageze no kuri tiriyari imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mezi 8 gusa ku buyobozi bwanjye bakoze imirimo myinshi, kandi yashoye tiriyari 17 z'amadolari. Mu myaka 4 ntiyagejeje kuri tiriyari imwe, ariko mu mezi 8 gusa narengeje tiriyari 17 arimo gushorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ubu tuvugana ayo mafaranga aranagenda kwirakwira ku mpande zose z'isi. Much more than $17 trillion is being invested in the United States, and it's now pouring in from all parts of the world. Twagabanyije imisoro cyane bitabayeho mu mateka ya Amerika, tunakuraho amabwiriza menshi mu mateka ya Amerika. Ibi nibyo bituma igihugu cyarongeye kuba igihugu kiri hejuru mu bucuruzi ku isi, kandi abantu benshi bari muri iki cyumba barimo gushora muri Amerika, kandi byabahindukiye ahantu heza ho gushora imari muri aya mezi 8 ashize. Muri manda yanjye ya mbere nashyizeho ubukungu bwabaye ubwa mbere mu mateka y'isi. Twari dufite ubukungu bukomeye butabayeho ku isi, kandi ni nabyo ndimo gukora ubu ngubu. Ni ibintu binini cyane kandi byiza kurutaho. Imibare irimo irarenga iyo nari nihaye muri manda ya mbere. Ku mupaka wacu w'amajyepfo twakuyeho ibitero bigari. Mu mezi anashize abimukira binjira mu buryo butemewe bemererwaga kandi bakinjira mu gihugu cyacu, abo byageze ku cyiciro cya 0, nta n'umwe ukinjira. Biragoye kubyizera kuko iyo urebye inyuma umwaka umwe amamiliyoni y'abantu baturutse hirya no hino ku isi barinjiraga.
abavuye mu magereza, abavuye mu mazu y'abafite ibibazo byo mu mutwe, abacuruzi ibiyobyabwenge bo hirya no hino ku isi barazaga bakinjira uko biboneye ku mipaka irangaye ku butegetsi bwa Biden. All over the world they came. They just poured into our country with the ridiculous open border policy of the Biden administration. Ubutumwa bwanjye buroroshye. Niba winjiye muri Amerika mu buryo butemewe, uzafungwa, usubizwe iyo waturutse, cyangwa se wenda n'ibirenze ibyo. Murumva icyo nshatse kuvuga? Ndashimira El Salvador kubw'akazi keza bakoze kinyamwuga ko kwakira, gufunga abanyabyaha bari binjiye mu gihugu cyacu, kandi byose byaturutse ku butegetsi bwabanje. Umubare wabaye munini cyane kandi bose barirukanwa. Nta yandi mahitamo, n'ibindi bihugu nta yandi mahitamo, kuko n'ibindi bihugu bifite ikibazo kimwe kijyanye n'abimukira, kirimo kirasenya ibihugu byanyu. Rero mukwiye kugira icyo mubikoraho. Mu rwego mpuzamahanga, Amerika yarongeye irubahwa kuruta uko byari biri. Mutekereze mu myaka 4, 3, 2 cyangwa se yewe n'umwe ushize, twari twarahindutse urw'amenyo ku isi yose. Mu nama ya NATO muri Kamena, abagize NATO bose ku mugaragaro bemeye kongera umutahe ushyirwa mu kwirinda nyuma y'uko mbibasabye. Bavanye kuri 2% bageza kuri 5% by'ingengo y'imari yabo kugira ngo duhe imbaraga imikoranire yacu kuruta uko byahoze. Muri Gicurasi natembereye mu burasirazuba bwo hagati gusura inshuti zanjye, kubatse imikoranire mu Kigobe. Abo bose bahaye agaciro imikoranire yacu na Arabia Saudite, Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. To visit my friends and rebuild our partnerships in the Gulf and those valued relationships with Saudi Arabia, Qatar and the UAE and other countries are now, I believe, closer than ever before. Kandi n'ibindi bihugu ubu ndizera ko biri hafi kuruta uko byahoze. Ubutegetsi bwanjye bwakoze ibiganiro bigamije ubucuruzi bitigeze bibaho mu mateka, harimo ayakozwe n'Ubwongereza, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Vietnam, Indonesia, Philippines, Malaysia n'ibindi byinshi cyane. Nk'ibindi byose kandi mu gihe cy'amezi 7 narangije intambara ndwi zitarangira. Bari baravuze ko ari intambara zitarangira. Ntabwo bendaga kuzibonera igisubizo. Zimwe zari zimaze imyaka 31, ebyiri muri zo imyaka 31. Tekereza nawe, imwe ni imyaka 36, indi imwe ni imyaka 28. Narangije intambara ndwi. Uko byagenda kose zatwaye ubuzima bw'abantu. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious violence. Izi ntambara zirimo ya Cambodia na Thailand, Kosovo na Serbia, Congo n'u Rwanda. Intambara yari mbi cyane. Pakistan n'Ubuhinde, Israel na Iran, Misiri na Ethiopia, n'iya Armenia na Azerbaijan. Ngizo uko zakabaye. Nta perezida cyangwa minisitiri w'intebe, nta n'igihugu na kimwe kigeze gikora nibura ibyenda kwegera ibyo. Ariko njyewe nabikoze mu mezi 7. Ntibyigeze bibaho mbere. Nta kintu nk'icyo kigeze kibaho mbere. Ntewe ishema no kuba narabikoze. Birababaje cyane kuba ninjye wakoze ibyo byose aho gukorwa n'umuryango mpuzamahanga. Biteye agahinda kuba umuryango mpuzamahanga utaranagerageje kugira icyo ukora kuri ibyo bintu. Narangije intambara 7 kandi ngirana ibiganiro na buri muyobozi muri ibyo bihugu, ariko sinigeze nanakira telefone n'imwe yo mu muryango mpuzamahanga nibura intera ingabo mu bitugu ngo ibyo bikorwa birangire. Icyo nabonye mu muryango mpuzamahanga ni icyuma kizamura umuntu cyangwa se tapirura ugera hagati kigahagarara. Iyo umugore wanjye aza kuba adahagaze bwuma aba yaguye, ariko ameze neza nanjye mpagaze bwuma. Twembi twahise duhagarara. Nuko hakurikiraho icyuma dusomeramo disikuru kitigeze gikora. Ngibyo ibyo nakuye muri Loni. Icyuma kibi kizamura abantu kidakora neza, ndetse n'icyo dusomeramo disikuru kidakora. Murakoze cyane. Ariko ndabona ubu gikora da, cyagiyeho. Murakoze. Natekerezaga ko nakabaye nabikoze mu bundi buryo. Murakoze.
ntabwo nigeze mbitekerezaho, narimo ntekereza uko natabara amagara y'amamiliyoni y'abantu ari byo kurangiza izi ntambara. Ariko nyuma naje kubona ko umuryango mpuzamahanga ntacyo tumariye. Nabibonye aho ntacyo mwakoze muri ibi biganiro byose bitari binoroshye. Nibaza rero ni iyihe ntego y'umuryango mpuzamahanga? Uyu muryango ufite ubushobozi budasanzwe, nabivuze igihe kirekire, ufite ubushobozi buhambaye, ariko nta nubwo butanga umusaruro wegera uko ubushobozi bwayo bungana. Ku ruhande rumwe basa nk'abazi kwandika amabaruwa yuzuyemo amagambo aremereye, ariko ntibakurikize ibyo banditse. Ni amagambo y'icyuka, kandi amagambo y'icyuka ntarangiza intambara. Ikintu cyonyine kirangiza intambara ni ibikorwa. N'ubu hari aho turangije izo ntambara zose, na mbere twarayoboye imishyikirano y'amasezerano ya Aburahamu. Yari ikintu kinakomeye, ariko igihugu cyacu kitashimiwe. Ntitwigeze tubishimirwa. Buri muntu wese avuga ko nkwiriye guhabwa igihembo cy'amahoro cya Nobel kuri buri kintu nagezeho muri ibi byose. Ariko kuri njye igihembo nyacyo ni uko mbona abana b'abahungu n'abakobwa bakurana na ba se na ba nyina, kuko ubu abantu benshi ntabwo bakirimo kwicwa mu ntambara zitarangira kandi zidafite ishingiro. Icyo nshyize imbere si ibihembo, ahubwo ni ukurengera ubuzima. Twarengeye ubuzima bw'amamiliyoni n'amamiliyoni muri izo ntambara. With their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars.